hari umunsi umwe twigeze turasenga n'abari kunyura mu nzira baza kureba ibyabaye. Rero imbaraga z'amasengesho nzi neza yuko zikomeye kandi nzi neza yuko zijya zifata ibikomeye bikoroha. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nk'uko mwene data atubwiye ati icyo murashobora mugikore. Dukumva mbere ya byose tugiye kubanza kuririmba. Nibyo. Imana ishimwe. Aragakora sero ndi kubona karimo kunza mu mutima kari kumbwira ngo yego Kristo hembura umurimo wawe. Bajyaga barira itorero Satani yamaze kubagusha ariko ni wongere Mungu arambwiye ngo amanuwe no kureba abantu bari gutaka kandi arambwiye ngo nimukomeze musenge. Aba bantu bari gusenga nibakomeze basenge. Gusenga kwabo Uwiteka Imana arakumvise. Arambwiye ngo hari abantu bafite uburwayi bukomeye akijije. Arambwiye ngo hari abantu bari gutaka cyane Uwiteka Imana atabaye kandi arambwiye ngo hari amadeni yishyuye. Yego abantu bamwemereye bakamukingurira umutima hari amadeni yishyuye. Arambwiye ngo hari abantu arinze gusohoka mu mazu bari bayasohotsemo gari gatejwe cya munara ariko Uwiteka Imana arambwiye ngo oya nuriya mwana wiga bikango maze kwiga imyaka nyiringabo Imana akiga bikanga kongera akiga ariko none mw'izina rya Yesu Kristo nogire ibyubohora nogire ibyubohora Mungu arambwiye ngo Nivanse Dotayi arambwiye ngo muri uyu mwanya Benijesi Nivanse Dotayi arambwiye ngo akoze igitangaza. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho mwerese mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Yego ndi kumwe na Sheri na Shushu. Yego ndi kumwe na couple nziza cyane bagiye kutubwira aho Imana yabakuye naho ibagejeje. Nibere mu karere ka Ngororero. Reka suhuza bari mu ntara y'Uburengerazuba, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Amajyepfo ndetse n'Uburengerazuba ariho turi mu mujyi wa Kigali. Rwose ni mukomere cyane abari hanze y'u Rwanda, muri Afurika, Amerika, Oceania, Aziya. Yego mwese ndabasuje Imana amahoro dabo mu Burayi ibane namwe. Kangushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro kayikanda ngusabiye umugisha. Imana ishimwe ihimbazwe. Mana ndagushimye Mana ngo urakomeye Kristo ugira neza ufata abatari kuzamenya niwakira amashimwe kuko ibyo wibwira kutugira warakoze watwubakiye urugo Kristo. Yego ubwo mu mirebere y'abana b'abantu bitashobokaga niwe wabahuje. Yego nanjye ariko ureba nk'Imana urangije uratwubakira ushimwe. Ubu turi kumwe turicaye tuvuga ngo tuvuge ibyawe. Haleluya ushimwe Yesu. Kugusaba ngo uze kubana natwe muri iki kiganiro. Yego ibyacu bibure ibyaba ari byo biboneka mu izina rya Yesu amen. Yego icyo ndi guhatwa ndikuvuga ngo iki kiganiro mwe mufate mikoro. Yego sibyo icyo umwuka arabayobora icyo murumva mushaka kubwira abantu haba kuririmba haba gutendereza haba gusirimba haba kugira ute mugikore mu izina rya Yesu. Ndaza nyuma ndi gusoza. Amen. Haleluya. Amen. Rero Imana ishimwe kira mikoro. Amen. Imana ishimwe cyane burase gatoya. Hari ikintu nabonye hari imbaraga zo gusenga. Hari imbaraga z'amasengesho. Hari umunsi umwe twigeze turasenga n'abari kunyura mu nzira baza kureba ibyabaye. Rero imbaraga z'amasengesho nzi neza yuko zikomeye kandi nzi neza yuko zijya zifata ibikomeye bikoroha. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nk'uko mwene data atubwiye ati icyo murashobora mugikore. Dukumva mbere ya byose tugiye kubanza kuririmba. Nibyo. Imana ishimwe. Aragakora sero ndi kubona karimo kunza mu mutima kari kumbwira ngo nimbanze nkaririmbe noneho turaza gukomeza nyuma. Imana ishimwe. Kavuga ngo imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda, imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda, imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda. Izo mbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga z'amasengesho zitanga urubyaro, imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda. Imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga
imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda we. Imbaraga z'amasengesho zitanga guhinga ukeza. Imbaraga z'amasengesho zivura uburwayi we. Imbaraga z'amasengesho zishyura ideni. Imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Imbaraga z'amasengesho nizo ziturinda. Imbaraga z'amasengesho zifata ibikomeye bikoroha. Zifata ibikomeye bikoroha. Izo mbaraga zifata ibikomeye bikoroha. Izo mbaraga zifata ibikomeye bikoroha. Haleluya, 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 haleluya. Hayo zifata ibikomeye bikoroha. Zifata uburwayi bukiruka. Zifata ibikomeye bikoroha. Zifata ibirema bikagenda. Zifata ibikomeye bikoroha. Zifata impumyi zikareba. Zifata ibikomeye bikoroha. Zifata abasazi bagakira. Izo mbaraga zifata imigongo igakira. Zifata ibikomeye bikoroha. Zifata n'imitwe igakira. Haleluya, zifata ibikomeye bikoroha. Amina, haleluya. Yesu ushimwe. Amina. 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 Haleluya. Amen. Yego. Tugiye kuririmba no muririmbyi. Yego. Arimo aradufasha. Nawe agufashe. Nawe uduteze amatwi. Hari imbaraga zakuye Lazaro mu gituro. Imana ishimwe. Hari imbaraga Imana ihabwe icyubahiro zatumye Yesu hari umurwayi wamukoze warangije arakira. Hari imbaraga Imana ihabwe icyubahiro. Hari imbaraga zabanye n'intumwa z'Imana mu rwobo rw'intare. Haleluya. Hari imbaraga zabanye n'intumwa z'Imana mu muriro. Imana ishimwe. Izo mbaraga rero zijya zifata ibikomeye bikoro. Umuntu yari yarariye amarozi, izo mbaraga yo zahagera umuntu akongera akabaho mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Amen. Yemwe nimwumve mbayishurira ibanga, nimunega amatwi mbamenera ibanga. Uburyo twebwe tujya tuvuga Imana, abantu bakayoberwa twe tuyikura. Yemwe nimwumve mbayishurira ibanga, nimunega amatwi mbamenera ibanga. Uburyo twebwe tujya tuvuga Imana, abantu bakayoberwa twe tuyikura. Pfukama ku karago wihererane nayo, uyisanga ahantu hataraba. Senga nk'Hana, usenge nk'Abayuda. Ndakurahiye Imana iratereteka. Pfukama ku karago wihererane nayo, uyisanga ahantu hataraba. Senga nk'Hana, usenge nk'Abayuda. Ndakurahiye Imana iratereteka. Amen. Mana ishimwe. Ni iki gitumye urara udasinziriye, wibaza ukuntu uzatabarwa? Oya byihorere, ibyo ntibikureba, birareba Imana wowe kiranuka gusa. Ni iki gitumye urara udasinziriye, wibaza ukuntu uzatabarwa? Oya byihorere, ibyo ntibikureba, birareba Imana wowe kiranuka gusa. Pfukama ku karago wihererane nayo, uyisanga ahantu hataraba. Uyongorere, uyibwire byose, uyibwire ibikunanije, uyibwire intambara zo kurwana, uyibwire ubuzima urimo, uyibwire ko ukeneye kugwa. Haleluya. Ihererane n'Uwiteka Imana, umubwire ibikuruhije byose. Mana ishimwe, yiteguye kukuruhura, yiteguye kubana. Ndakurahiye Imana iratereteka. Amen. Yesu ushimwe. Amina. Amasengesho y'iminsi 3 gusa niyo yakuye urupfu rw'Abayuda. Inzandiko zari zarasinyweho, nta muntu n'umwe wabashaga gusinyura. Amasengesho y'iminsi 3 gusa niyo yakuye urupfu rw'Abayuda. Inzandiko zari zasinyweho, nta muntu n'umwe wabashaga gusinyura. Bagize gute? Barayiterese, barayitereta Imana itinda. Bagira gute? barayitereta Imana itinda. Banyamasengesho barayitereta
barayitereta imana iti binjira mu cyumba barayitereta barayitereta imana iti bajya mu gusenga barayitereta barayitereta imana iti bagize gute barayitereta 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 imana iti ndabyemeye pfukama ku karago wihererane nayo uyisanga ahantu hatari abantu senga nk'ahana usenge nk'abayuda ndakurahiye imana iratereteka. haleluya amina haleluya amina haleluya Amen. hari imana igitereteka nibyo nibutse ubwo nari ndi mu kisimu nari nagwiriwe nacyo Amina. ndi kumwe n'abantu 12 Haleluya. haleluya Amen. ndangije ndiherera mu ruhande rumwe mbwira imana ni niwo Amina. nunkura ahangaha Amen. zagushima Amina. ariko kuri uwo mwanya nabonye igitangaza cy'imana Amina. uwo munsi Amina. imana yadukuyemo Warayiteretse. papa ndagushimye Wari wayiteretse. imana iratereteka Amen. wampaye agakiza Amina. ndagushimye Haleluya. wanyubakira urugo kandi wamaye kubyara Oui. haleluya Amina. ndakurahiye papa uratereteka nushimye Haleluya. amena Haleluya. amena urwana intambara nziza Kristo ni imbaraga zawe fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo usiganirwa Yesu yicaye gutegereje niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa niwe nzira Haleluya. kandi niwe bihembo byo kurushanwa wabujijwe kwiganyira wizere gusa ubuntu bwe uzabona urukundo rwe kwari rwo rukubesha uzabona urukundo rwe kwari rwo rukubeshaho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umuririmbyi arambwiye ngo wowe usiganirwaho Yesu ari Amen. yica gutegereje Niwe nzi. ariko haleluya Amen. kandi niwe mucyo. Amen. Haleluya. Ibihembo byo kurusha Imana ishimwe Yesu rero niwe bihembo. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Amen. Amen. Yego. Imana nihimbaza. Imana ihabwe icyubahiro. Badufasha mu ijambo ry'Imana tukumva n'ijambo kubera ko dukomeje kuryoherwa n'ubundi ntago byashira ariko n'ijambo rirakenewe. Amen. Haleluya. Amen. Yicara buri yara. Reka duhagarare nta kibazo. Amen. Nabo Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Dufashe uturambura ijambo ry'Imana. Yego. Yego yino rwose. Byaba ari byiza. Imana ishimwe mikoro. Gira ndakurebera. Yego nanjye naje. Amen. Nanjye naje. Amen. Dusome hehe? Matayo. Matayo 24. Matayo ibice 24. Yego umurongo wa 23. Matayo ibice 24. Matayo ibice 24. Igice cya 24 umurongo wa 32 sorry. 24 umurongo wa 32. Yego. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Yego Imana ishimwe. Murebere ku mutini niwe cyitegererezo. Yego. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Yego. Ndababwira ukuri yuko abubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Amen. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Yego komeza. Ariko uwo munsi nicyo gihe nta ubizi naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Yego. Uko iminsi ya Nowa yari iri
no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Rekeraho, Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Rero Imana iratubwiye ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Rero abakristo muri iyi minsi twiteguye kuza kwa Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Abaririmbyi turiteguye, abahanuzi turiteguye, abavuga butumwa turiteguye, ariko ijambo rirambwiye ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Mwari muzi ko tuzuzura umunezero ubwo tuzaba turi mu gihugu twakoreye. Mwari muzi ko izi ndwara zizashira. Mwari muzi ko kuba ubuzima buzarangira butubabaza, izi ntambara zo muri iyi si, aya matiku yo muri korari ya hato na hato, bwakeye bwije insengero zafunzwe, ibi byose bizarangira nshuti z'Imana. Nimuhumure uko bizamera Yesu nagaruka. Ongera dusomere niba utagiye kure. Yego. Garuka nta kibazo. Garuka. Yego. Dusomere noneho. Yego. Turusheho kuryoherwa. Ngende soma gace gace. Urajya usoma tugendana. Yego. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Kuri uwo munsi nuko nguko. Noneho tugiye kujyana tugere kuri uwo munsi. Mwumva ijambo ry'Imana. Murebere ku mutini niwe cyitegererezo. Nukuvuga ngo hari icyitegererezo twahawe na Kristo cyangwa se twahawe n'ijambo ry'Imana cyo tugomba kureberaho, umutini. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Iyo umutini ishami ryawo ritoshye cyangwa ibibabi bikamera, tumenya yuko igihe cy'impeshyi kigize gute, kiri bugufi. Yego, komeza. Nuko namwe nimubona ibyo byose, yego, uzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ijambo riratubwiye ngo natwe nitubona ibyo byose, nitureba ibihe tukabona bifite impindagurika, tukabona intambara hirya no hino zabaye ndende, tukabona essence ibintu biri guhenda, tukabona ntabwo byoroshye, wari umuryango ntabwo buri gushyira hamwe, abana n'ababyeyi ukabona harimo intambara, ukabona muri korari harimo amatiku, ukabona ku mudugudu aho twagombye gushyira hamwe ugasanga ni wowe ugasatana ari guhera. Tuzamenye yuko Kristo wacu agize gute, ari bugufi. Mana ishimwe. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Mwari muzi yuko ijuru n'isi bizashira nshuti z'Imana. Abakunda isi mwese iyi si izarangira. Imana ihabwe icyubahiro. Ndetse ngo nijuru ijambo ry'Imana tubwiye ngo rizashira, ariko hari Imana izaturemera ijuru rishya n'isi nshya. Mbese weho witeguye gute? Mama wanjye uduteza amatwi, witeguye gute? Papa uduteza amatwi, witeguye gute? Mushumba witeguye gute? Muhanuzi witeguye? Kwijuru rizashira n'isi gashira, mbese witeguye gute? Nuko bizamera Yesu nagaruka. Imana ishimwe. Ariko uwo munsi n'icyo gihe nta ubizi. Ariko uwo munsi n'icyo gihe nta muntu ubizi nshuti z'Imana. Yego. Naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Naho yaba bamarayika bo mu ijuru cyangwa se umwana w'Imana ntago babizi, kereka Imana data yonyine niyo ibizi. Imana ishimwe. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubwo iminsi ya Nowa yari uko yari iri, abantu bavuga ngo nta mvura izagwa, ni igihe cy'izuba, nta kibazo, bari mu buzima busanzwe, bari guhinga, bari gucuruza, ubuzima mbese rwose nta wababwira ngo imvura izarwa. Uko byari biri kubwira Nowa niko n'icyo gihe cyo kuza kwa Yesu bizaba bimeze. None se nawe itegereze, muri iyi minsi uri kubibona gute? Konkorode munyamakuru, muri iyi minsi uri kubona aho iminsi igeze, Yesu atari bugufi? Ibimenyetso byinshi byaragaragaye. Bibiliya itubwira ko hazaba intambara nyinshi. Zirahari. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira yuko indwara z'ibyorezo zizatera. Reba Covid, Ebola, byinshi. Ibyo byose twabibonesheje amaso yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Rero nshuti z'Imana muduteze amatwi, bana mudukurikiye, narinje kubabwira ngo mube maso, kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri bugufi kandi kurasohoye. Umwami ageze ku rugi arimo arakomanga, niwumva ijwi rye niwinangire umutima. Amen. Kugaruka kwa Yesu kuri bugufi, kandi uwo munsi uzatungura benshi. Ukwiriye gukora ugifite uburyo, ukwiriye gukora hakiri kumanywa. Amen. Batunguwe no kugaruka k'umwami Yesu. Haleluya. Babwiwe kenshi biziba amatwi, none kugaruka kwa Yesu kurabatunguye. Yewe batunguwe no kugaruka k'umwami Yesu. Babwiwe kenshi biziba amatwi,
amatwi none kugaruka kwa Yesu kurabatunguye. Bantu baratunguwe ariko no kubwa Nowa niko byari bimeze. Nowa yabajije inkuge baramuseka baravuga ati ubundi kiriya gisaza ibyo gikora kirabizi ariko arabaza yabaza bakamubwira ati ariko ubundi imvura uvuga izagwa kwizuba riri kuva igihugu tugeze mu gihe cy'izuba iyo mvura izagwa ikiye ariko wakomeza kurindira kwijana akomeza kubaza bandi bakaza bakamubwira ati mu muryango wawe bari gushwana ajya kubakiza ti oya gahunda nukubaza bandi bakamubwira ati oya rero nubwo uri murabaza ibintu uri kubaza nta gahunda bizagira rwose bizasenyuka mu gihe gitoya ariko arakomeza arabaza igihe kigeze n'inkuge yuza yabwiye ngo nibinjire mu nkuge bagira ute baranga none na nubu bagiye gutunguka kandi barabwiwe ariko bizibye amatwi ariko kuza kwa Yesu ko kuri bugufi umbyumve cyangwa se ubitega amatwi ariko kuza kwa Yesu ko kuri bugufi Yesu ageze bugufi ageze ku rugi arimo arakomanga n'ukingura arinjira iwawe mu mutima wawe hature n'umuhereza ibyuma by'umutima wawe arabituramo n'umuhereza sarara ijyamo n'umuhereza na korodoro niyo yarajyamo kandi arinda icyo umuhaye ariko n'umuhereza umutima wawe wose ukamuhereza ibyumba byose by'umutima Uwiteka Imana aratura muri wowe ariko n'umuha korodoro gusa ararinda korodoro ariko n'umuha byose muri wowe n'umwirekurira ukavuga ati Uwiteka we ndaje wese Uwiteka Imana arakwakira Imana y'amahoro nibahereza umugisha amen. Ubwo imanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru habaye ujya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mwisi bose baza mwitaba abakoranirize mu ijuru rye ubwo zamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Mwene data rudukurikiye none kuri uyu munsi nawe nkwifurije kubana neza n'Imana nawe ugategeza kuzumva izina ryawe ukitaba. Amen. Bye mugira amahoro turabakunda. Amen. Bo mu gusoza ntabwo mwagenda mudatanze nimero hari umuntu ureba ikiganiro akumva abishimiye muri abahanuzi sibyo abantu babakeneye abantu babasengera Imana ikababwira message yego aho ujye guhamagara ukabura icyo mubwira oya nawe nta muntu bamagara ngo muri icyo mubwira yego Imana yiti kubwira ibyo ukabimubwira Imana tubwiye mu ijambo ko amagambo yayo atazashira ntabwo ijambo rizagira rero amen. Rero tanga nimutange nimero noneho udusoreze n'isengero yego nimero yanjye ni 079 yego 44 nanone 734 nimero yanjye ni 076434134 WhatsApp 07328072215. Mana turagushimye Mana turaguhimba ni wamamare Haleluya nushigwe hejuru Kristo Uwiteka Imana yacu bwite uri mu ruhande rwacu ntabwo hinduka turagushimye ni wamamare turaguhimbaje Mana tugushimira urukundo rwawe Mana tugushimira neza iterondora Mana tugushimye ko abanye nawe nukuri watangiranye nawe ubereye mwiza waguteje bose nushimwe nuhabwe icyubahiro twari turi hano hantu Nyiringabo Imana twari turimo tuguhaye umwanya twari twirengagije ibyacu twari turi kuguhamya waratubwiye ngo nituguhamira imbere y'abana b'abantu nawe uzaduhamira imbere ya data twari turi kuguhamya papa kwe tukubwira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ubwo impanda zawe zizavuga habaye wa munsi uhebuje abantu bakijwe bo mwisi bose bakakwitaba amazina yacu azabonekemo amazina y'abantu badukurikiranye kandi bateze amatwi azabonekemo amazina y'abantu bari hanze Nyiringabo Imana azabonekemo umuntu wese uduteze amatwi azabonekemo izina ryo nihabwe icyubahiro Nyiringabo Imana rero abantu badukurikiranye bahe kujya inama bahe guhuza bahe gutahiriza umugozi umwe kandi Nyiringabo Imana ndakwinginze ubwo mu gihe n'iki imugire imirabazwa umuntu wese umuye kubaza kandi umuntu wese umuye gukorana umwete igihe cy'igihari izina ryo nishigwe haleluya urakoze Nyiringabo urakoze Uwiteka turagushimye turagushimye kuko hari igihe uzagaruka Nyiringabo Imana natwe ubwo twiteguye kuri uwo munsi yego amena ushimwe data amina haleluya ushimwe uhabwe icyubahiro ntabwo uhinduka uri data wa twese haleluya mwami vuga nanjye ndumva ndindiriye icyo umbwira kijya kinezeza cyane
Sikabo. kimara ibicumuro mwami ngute samatwi icyo nshakaho niki karame papa twakinguye imitima yacu nedotaye bofanse Mungu Uwiteka Imana arambwiye ngo atanze umugisha ku bantu bagize gutega amatwi no ku bantu bagize kudefayazika gufata uyu mwanya atanze ni shangoma Mungu elewa bofanse Mungu Uwiteka Imana arambwiye ngo hano hantu ebenifu kedotaye Mungu hari abantu benshi bagiye guhindukira bakava mu byaha yego papa yego bakakira umurimo wawe yego bohora abantu bawe Uwiteka Imana arambwiye ngo yego hari abarwayi akijije amen ndagushimiye karame ndagushimiye papa gera mu bitaro byose by'igihugu ndetse n'iby'isi abarwariye mu ngo bose bakize Kristo amena Uwiteka Imana arambwiye ngo hari umuntu wari ufite amarira wabuze urubyaro wari urimo ararira udukurikira Yesu amina arambwiye Uwiteka Imana ngatanze urubya turagushimiye Mungu rava keniniwe bofanse turagushimiye papa ramejezi ndikukumva Uwiteka Imana kandi arambwiye ngo hari abantu benshi ahayagakiza ku buntu benshi ahayagakiza ku buntu kandi arambwiye ngo ubwanyaze bamwe yambitse abandi tutakiwa bofanse ubwanyaze bamwe banze kubikoresha uko bikwiye yambitse abandi bagiye kubikoresha kandi arambwiye ngo izi mpano dinivu Shelebo dotayi menivase Mungu abantu bari kwanga gukoresha Uwiteka Imana agiye kuziba bazikoresha zikore niko yarambwiye ngo nimbabwire data kandi Uwiteka Imana arambwiye ngo nimbwira abantu bari kurira kubwishyaka n'ifuye ry'umurimo bafite ari kumva yego Kristo hembura umurimo wawe bajyaga barira itorero Satani yamaze kubagusha ariko niwongere Mungu arambwiye ngo amanuwe no kureba abantu bari gutaka kandi arambwiye ngo nimukomeze musenge aba bantu bari gusenga nibakomeze basenge gusenga kwabo Uwiteka Imana arakumvise arambwiye ngo hari abantu bafite uburwayi bukomeye akijije arambwiye ngo hari abantu bari gutaka cyane Uwiteka Imana atabaye kandi arambwiye ngo hari amadeni yishyuye ku bantu bamwemereye bakamukingurira umutima hari amadeni yishyuye arambwiye ngo hari abantu arinze gusohoka mu mazu bari bayasohotsemo gari gatejwe cya munara ariko Uwiteka Imana arambwiye ngo oya nuriya mwana wiga bikango maze kwiga imyaka nyiringabo Imana akiga bikanga kongera akiga ariko nonaha mu izina rya Yesu Kristo nogire ibyubohora nogire ibyubohora Mungu arambwiye ngo enivase dotayi arambwiye ngo muri uyu mwanya ebeni Jesu fanse dotayi arambwiye ngo akoze igitangaza arambwiye ngo harabo ebeni wishelebo fanse Mungu harabo akoreye igitangaza batatekerezaga harabo atabaye batarabo gutabagwa kandi harabagiriye neza batarabo kugirirwa neza kubw'amasengesho no kubwo guhindukiza imitima kwabo Uwiteka Imana arambwiye ngo hari abantu abohoreye imitima kandi hari abantu ashubirije ibyifuzo kandi arambwiye ngo hari abantu bagiye kumva ubutumwa bagahinduka adaya Jesu w'imenivo dotayi nawe yiteguye kubashyikira ngo basanganire kandi abahereze mwuka wera niko yarambwiye kandi yarambwiye ngo yiteguye kwishyurira abantu babuze meneriva ushimwe nicyo mukundira papa ntago ujubeshya yego rava menivas arambwiye ngo hari abantu aje kwishyurira nubwo byari bikomeye kandi nubwo byari bigoranye hari abantu aje kwishyurira kandi arambwiye ngo hari abana benshi barize barataka baravuga ngo ko dushaka kwiga tubigenze gute Uwiteka Imana yishyuriye niko yarambwiye kandi yarambwiye ngo amina hari umuntu uri kurira ku bw'akazi shaka kazi ariko Uwiteka Imana arambwiye iyi saha wafunguye kano kazi benijizi widotayi rava bofansi asante Mana turagushimye urakoze kudukunda natwe twaragukurikiye ntago tuzigira dusubira inyuma twamenye ko ari weho nyiringabo Imana ugaburira wari ushonje twamenye ko ari weho usobanura ibidasobanutse niyo mpamvu abakwizeye batazakorwa n'isoni n'uhabwa icyubahiro mwene data aragabanyukiye muri uyu mwanya n'umwongerere n'umwuzurize amavuta yawe namubeho mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri Imana umvije gusenga mu izina rya Yesu Kristo.